ikibazo cy'u Rwanda, Burundi, ngaho za Congo, ikibazo cy'akarere, muri make za Amerika, ngaho amakungu n'ibindi bihugu byose hirya no hino. Iyo ukirebeye mu mboni za politiki ntushobora kumva ukuntu ikibazo giteye. Niyo mpamvu maze iminsi nibaza nti ndatekereza neza ndavuga nti reka iki kibazo ndebe uko giteye. Ikibazo no kugira ngo kimenye neza ugisobanukirwe ugomba kukirebera mu ndorerwamo z'ubuhanuzi, ijambo ry'Uwiteka. Naho ubundi ntabwo uzasobanukirwa ibiba mu Rwanda. Ngaha abanyarwanda turi hose, ahabaye akaga, habaye akaduruvaye, habaye ibintu bibi byose, amatate n'amadindani hose, nta banyarwanda n'abanyarwanda. Ariyo mpamvu nakoze yicara ndayita nti Rwanda Niki wagomeye Imana Rwanda. Ariko naje gusanga u Rwanda mu buryo bw'ubuhanuzi ruzakoreshwa kugira ngo ubwoko bw'Uwiteka bugaragare. Utazi ubwoko bw'Uwiteka ari abirabura, za nkoni ebyiri, Yuda n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afurika. U Rwanda rufite uruhare rukomeye mu kugira ngo buriya bwoko buzigaragaze, yaba ku neza yaba ku nabi, yaba ari bibi tujyamo nk'abanyarwanda, yaba ari byiza wenda bishobora kuzavamo. Niho ruzingiye buriya bwoko 10 bwaburiye muri Afurika bushobora kuzerekanwa imbarutso ivuye mu Rwanda. Wibaze nawe 1994 igitabo nanditse hano uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda umwaka wa 1994, jenoside yakorewe abatutsi. Ririya ni ijuru ryageragejwe mu Rwanda ubwo abantu bose barenga za 95% bavuga ngo bakunda Imana. Ariko byagenze gute kugira ngo birare muri bagenzi babo babarimbure kariya kageni? Byerekana ko hari harimo ukuboko kw'ijuru, nubwo Satani yafashe abantu bose abatwara bunyago, birara mu bandi barabica. Birabaye, birarangiye, u Rwanda ruriyuburiye, haje ubutegetsi bushyashya, ibintu birahindutse. Noneho n'amaginga ya u Rwanda ni rwo bugaruka ku isonga. Ngaho ibintu byabaye ikantarangiye, ngaho ibintu byabaye hangana n'u Rwanda. Bivuze iki rero? Mbere yo kwinjira muri ubuhanuzi rero burebana n'akarere, u Rwanda, u Burundi, Congo, ziriya ntambara, ese haba ariho hari igihugu cy'isezerano? Kandi aho like kugira ngo ubutumwa bukure ku bantu benshi cyane, usangize bagenzi bawe kandi wiyandikishe. Namwe mukomeje kwandikisha muri benshi cyane. Ndabashimiye ko binyereka ko munyotewe, mukunda ukuri, mushaka kuri amanywa n'ijoro. Muzi uko ukuri kujya hanze, kuko nzi neza ko ukuri kubohora imbohe, kandi muzasanga mwe banyarwanda cyane cyane mumarana mupfu busa. Umuzungu ashobora kuba nabateranya, mushobora kuba muri ya moko 12 y'ubwoko bw'Uwiteka, yabuze uko ari 10, mukaba musanga mw'abahutu mw'abatutsi, mukaba mwakwisanga muri kumarana wenda muri bamwe. Ibaze impamvu nawe ngiye kubisora mbirambure, ariko noneho wumva ku kibazo cy'abanyarwanda, Abarundi, Abakongomani, cyane cyane abanyarwanda kumwihariko ibyo bita abahutu n'abatutsi, mushobora kuba musanga mumarana kandi muri bamwe. Kandi aho like ubundi usangize bagenzi bawe, wiyandikishe, ubundi mujye muza mu mvu kuri, kuko ibintu ntago ari cyashya gusa. Ziriya ntambara ziri mu karere, aho u Rwanda usanga ruri ahantu hose, rwizunguruka mu bintu byose. Turebe ibintu ukuntu biteye, wasanga mumarana kandi mufite icyo mupfana. Reka turebe. Bivuze ko Satani nubwo yafitiye umugambi mubi u Rwanda, agakoresha abanyarwanda kugira bamarane, none abanyarwanda bakambuka n'imipaka, ni ukuvuga ngo hariya harimo ubuhanuzi bukomeye abantu badasobanukiwe. Kubera ko nawe uri umuntu utekereza, ntabwo wakumva ukuntu u Rwanda n'abanyarwanda aho duciye hose uri umunyarwanda, ni umunyarwanda. Ejo bundi nibwo nazo mbona video y'umwana w'umukobwa avuga ati ibyo abakobwa b'abanyarwanda biyemera ngo ni beza n'ibiki byose. Amahanga yose yamaze kumenya ko bari cheap, bari very cheap, ngo kuko ngo nabantu bashukika vuba, abantu bakuru utuntu tw'ubusa, abantu boroshye. Ngo kubera iyo mpamvu rero ngo nuwaguhaye amafaranga aguca amazi nta cyabakumariye. Dusubira ku ngingo y'ubuhanuzi. Bivuze ko u Rwanda nirukomeza kugirana amatati na biriya bihugu, nk'urugero u Burundi, turi abavandimwe, twagombye kuba turi inshuti z'akadasohoka, nk'uko ntanga urugero kuri Israel n'iriya Irani. Iriya Israel yijyanye hariya, wibuke ko bariya ntago aribo Israel. Niyo mpamvu iriya ntambara irwanwa kugira ngo
bakumire bahishe ubuhanuzi, ariko ubwoko nyabwoko ni abirabura, ari naho bihurira na kiriya kibazo cya Congo. Nakubwiye ko kugira ngo ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri nk'uko tubisoma muri Ezekiel, Congo igomba kubohoka. Congo izabohoka ite rero? Urabona Congo harimo Burundi, harimo Rwanda, harimo n'ibindi bihugu na Amerika yamaze kuzamo. Bikaba bivuga rero gute? Abantu bose bashobora kubona bakavuga ngo Amerika izamo ngo kugira ngo ni impuhwe ifite Congo ngo ibiki. No, bashaka kukavaringa ubuhanuzi kugira ngo butazagaragara. None u Rwanda narwo rurimo rutabizi. Abanyarwanda ndibaza ko bashobora kuba batazi ko ari ubuhanuzi barimo barakinamo, kubera ko igihugu cy'isezerano cyamye kimanuka kiva za Sudani kikagera hirya iriya aho za Israel ziri, kumanuka kugera ku hantu hitwa Kushi, hari hakikijwe n'imigezi ine, kandi icyo gihugu kikaba cyari gikungahaye ku mazahabu n'andi mabuye y'agaciro menshi. Nshakira igihugu ku isi gifite ya migezi ine yavaga muri Eden, none ikagenda igakikiza icyo gihugu, kandi icyo gihugu kikaba cyari gikungahaye cyane. Ni ikihe gihugu? Ni hariya muri biriya bice rero haba amazahabu akomeye cyane, kandi Congo urumva ntabwo yaburamo. Noneho akaba ariyo mpamvu njyewe ntekereza nkavuga ni Congo ifite amashyamba menshi y'inzitane, kubera ko ubwoko bw'Uwiteka kiriya gihugu hose bashobora kuba ariho bageraga, noneho barahasenye bashyira hasi, noneho hera amashyamba, hakura amashyamba. U Rwanda ruzamo gute rero? Noneho baravuga bati ubwoko bw'abahutu n'abatutsi, ubwoko bw'abahutu n'abatutsi byaje gute? Wibuke ko tubwirwa ko abahutu ngo bari abahinzi, abatutsi ngo bari aborozi. Iyo ugeze muri Bibiliya aho bavuga igihugu cy'imisozi igihumbi, iyo ugeze muri Bibiliya aho bavuga ko ubwoko 12 bw'Uwiteka bwahoraga buhanganye, bamwe bapfa imirima aho guhinga, abandi bapfa amashyo, bapfa amazi yo guhinga zabo. Niho natekereje ndavuga nti ariko uzi ko ushobora gusanga abahutu n'abatutsi bari mu bwoko 12 bw'Uwiteka bwabuze, noneho abazungu bapangira jenoside, bamaze kuyipanga barayinoza neza, bayiha abahutu mu Rwanda, abahutu barayoninga, barayifata, bamaze kuyifata abariho bashyira mu bikorwa kubera urwango bari bafitiye abatutsi. Birara mu batutsi barabarimbura karahava, ariko nibaza ko byakozwe kugira ngo baryane, wumve ko ni igihe kirekire cyashize biriya bintu bipangwa. Noneho nibamara kwicana, icyo gihe urumva ntawe uzajya gutekereza ko bari ubwoko bw'Imana bw'Uwiteka. Ntibihagarariye aho ngaho, birambutse bigiye Congo. Reba imyaka ishize, hano hantu hari ikibazo question mark. Ntiwasanga kaya karere ariho ubwoko bw'Uwiteka buzavumburikira. Abazungu bakaba barabitahuye kuva kera, noneho bakaba baratumye jenoside ikozwe n'abahutu, ariko aribo bayiteguye kugira no bicire. Niko babigenza. Abazungu bategura ibintu kuyakure, bakohereza noneho abantu bari ku butaka nyine sur place on the ground, none bakabishyira mu bikorwa. Abahutu rero bashyize mu bikorwa umugambi w'abazungu, byuririye ku rwango bari bafite abatutsi, noneho kugira ngo bivunane. Ntago wajya gutekereza ko ubwoko bw'Uwiteka muri jenoside. Urakubyumva ngo ntago abantu mu byumva. Noneho kubera ko Congo wenda ishobora kuba ifite uruhare n'igice cy'ubwoko bw'Uwiteka, intambara ijya muri Congo. Urabyumva? None nimba uri muri Congo n'abandi bamaze kwicana bakaba barimo, kugira muzabohoke mumenye mwisigurire ko muri ubwoko bw'Imana ni imyaka 1000 hatabaye ukuboko k'Uwiteka gusa. Noneho rero bizagenda gute? Kuki u Rwanda mwe nakubwiye ngo u Rwanda rushobora kuzafasha mu kwerekana buno buhanuzi? Nuvuga ngo ibigiye kuba mu Rwanda mu myaka 5 iri imbere bizakoma imbarutso yuko abantu bose bakanguka bavuga ati no, ubu bwicanyi uri muri karo karere kubera iki? Bimeze gute? Noneho abantu bamara gukanguka bareba, bagasubiza amaso mu bakareba ukuntu jenoside yagenze, bakareba ukuntu intambara iri muri Congo, bakareba ukuntu abazungu baza hariya bose, bakareba iki byose, bakareba na bino biri muri Israel na Iran. Nkuko mubwira ko Iran burya aho zari Persi, kandi Persi muri Bibiliya iyowe n'umwami Kuro uwo twita Cyrus, niwe watumye ubwoko bw'Uwiteka busubira iwabo
kujya kubaka rwa rusengero rwa kabiri kugira ngo bambaze Uwiteka mu kuri no mu mwuka. Kahita nkubaza nti niba Perisi ariyo Irani y'uyu munsi, kuki Israel na Perisi batari inshuti z'akadasohoka? Ni ukuvuga ngo bihita byemeza ko bari abijyaye muri Israel mu 1988. Amateka ni menshi arabivuga ko utabizi we ntubizi, ni fake. Ntago bari ari bo bwoko bw'Imana bijyanye, kuko ubwoko bw'Uwiteka bwarabirabura. Noneho ziriya ntambara zikaba zishaka kwihuta kugira ngo Israel ikore ya Israel nini nakweretse, bavuga ngo ubuhanuzi bw'Uwiteka ngo burasoje. None babusoje, u Rwanda, u Burundi, Congo, kariya karere bashyiramo intambara, bayobya uburari, noneho bwa bwoko bw'Uwiteka ntibuzamenyekana. Urabyumva? Ariko Imana ifite ukuboko gukomeye. Bizagenda gute? Wibuke ko abayudaya nkuko bakivuga mu Kigande, ni bariya birabura bari muri Amerika. Umunsi rero bariya birabura bari muri Amerika batangiye gusohoka ko Yuda nizabyuka mbere. Bizagenda gute? Let's get it. Let's get it. We on the bizagenda gute? Ni ukuvuga ngo nibabyuka abantu bagakanguka bakabona ko ari byo, abantu bazahita batangira gushakisha bwa bwoko 10 bwaburiye. Nihe handi? Ni muri Afurika. None basanga iza ntambara u Rwanda rwirwa rwizungurutamo na Congo n'u Burundi, basanga ahubwo niho ipfundo riri ry'ubwoko bw'Uwiteka. Niko bimeze nyine biboneye gihamya, kuko ibintu Imana ima byose. Nandika kino gitabo uko ijuru ryagijwe mu Rwanda, nandika ibya Ukraine mbere y'imyaka 10, mvuga ibya Iran, uko Iran izabahaga mu gende ku ijambo ry'umwimerere ubirebe byose narabibabwiye, kuko Uwiteka guhaye ubutumwa bubari bwo. Kariya karere k'ibiyaga bigari harimo ikintu abazungu badashaka ko kimenyekana, kugira ngo bitamenyekana bakahateza ziriya ntambara, uhereye kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ukazamuka ku ntambara ya Congo, ukageza noneho n'ukuntu ubutegetsi bugiye guhinduka n'akandi kaduruvayo kagiye kuba. Harimo ikintu hariya kigomba gukoma imbarutso kugira ngo tumenye ubwoko bw'Uwiteka ninde, noneho ibintu bijya hagaragara, abantu bave mu rujo. Nibyo bijya mbere, ibyo abandi bose babeshya nta hamwe bifatanye, kuko ibi bintu ibaze nawe ukuntu izi ntambara ziri kugenda ziri parallel zibangikanye. Hano bashaka gukora intambara yose kugira ngo bahita bavuga ngo ubwoko bw'Uwiteka, ahandi bari mu ntambara, noneho ya ntambara igamije kugira ngo abantu batamenya ubwoko bwabo ni bande. Nicyo kijya mbere, kandi ngewe Imana ishyize ikintu ku mutima kiba aricyo. Ni ukuvuga ngo warabonye ukuboko k'Uwiteka gukomeye ukakumenya, ukabona ubuhanuzi. Hariya mu Rwanda, ntago mu Rwanda haba ubwicanyi bungana kuri 1994 ngo tube turi mwicanyi nanone, turi mu bwicanyi nanone. Ngaho ibyabaye, reba nk'ibyaraye bibaye muri Amerika ejo bundi bavuga ngo umugore wa Kisekedi bari bagiye kumwica, ugasanga harimo abanyarwanda, ugasanga harimo abarundi nabo ngo barahari abanyarwanda. Ibyo bintu ni ibiki? Ni ukuvuga ngo byanze bikunze Satani yagendereye akarere ashaka kuyobya ubuhanuzi, ariko mu myaka 5 gusa abantu bose baraba bazi ukuri. Uko kuri kugiye kujya hanze, kuko uribaza abantu bose batangiye kwibaza, no Israel niyo Israel nya Israel, bishoboka bite? Nibatangira kwibaza rero nibwo benshi bazatangira gushakisha. Twamye tubibabwira igihe kirekire cyane ko ubwoko bw'Uwiteka bw'Abisirayeli bose barabirabura. Niba ubimenye uyu munsi, abambere b'inkwakuzi babimenye hashize imyaka 60, njye mbimenye hashize nk'imyaka 15. Ni ibintu dufitiye gihamya. Ibyo wowe utekereza uvuga ngo no, tangira wibaze, ucukumbura urebe, uziseka. Nibwo uzatangira kumva impamvu zira ntambara ziri mu karere, nibwo uzatangira kumva impamvu Afurika ikennye kandi ikize, nibwo uzatangira kumva noneho ubuhanuzi bw'imperuka
nibwo uzatangira kumva noneho ko ijambo barihinduye, nibwo uzatangira kumva ko noneho agaciro ufite bagahishe, nibwo uzatangira kumva noneho impamvu ibiba byose biba, ukanguke noneho. Abantu bamara gukanguka bose nibwo noneho end game izabitangiye. Wewe twabanye rero, ngushimiye namwe mukomeje kwiyandikisha muri benshi cyane, ukandeho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane banyote ukuri, maze ukuri kubohore imbohe. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, todaraba tov meyo.